madamu wawe inyama wagiye guhaha hanze niyo afite, turi kumvikana. Abagore si babiri, abagore ni umwe. Ku mugabo nawe inyama abagabo batunze ni imwe. Utekereze rero ko iyo uvuga ngo iriya ringo ryagutwaye ngo sinzi ibiki n'ibiki, wibuke ko inyama iri kugucumuza ntibasha kurenza n'inusu imwe. Amadayimoni arahari we, amashitani y'uburyo bwose. Noneho iyo bigeze ku bakobwa ho urumva nayo bohereza mu rusengero ariko kwesa bakaba pastor. Yesu ntiyigeze ahamagara abakiranutse abashaka wiki ko n'ubundi bakiranutse, yarakeneye abantu bakiri mu nibyo agaciro kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Evangeliste Ezechiel. Turi kumwe na Ezechiel mfite umukiza, reka muvuge kuko nawe igihe urayivugira ni kenshi kandi ni niwe. Ezechiel twakwakiriye. Murakoze cyane. Gusa wambaye neza. Murakoze cyane. Nanjye ndabakiriye hano iwanjye. Buriya no kubakira rero ni umugisha tugize, ariko no kwambara neza nabyo ni mu masezerano twahawe n'Imana. Imana yavuze tuzabaho neza, tuzaryama heza, tuzarya byiza, tuzanywa byiza. Ni mu masezerano y'Imana. Nose ko abantu batayubaha bafite inzu nziza z'imitabashwa, abantu batayubaha ko bafite imodoka nziza zidasanzwe cyane. Buriya iyanjye nanjye mu ruganda barimo barayisiga karangi yamaze gutungana. Mu minsi izaza uzajya urasanga iparitse ahangaha. Njyewe nitwa David, gusa twicaye ahantu heza. Pastor, hano hantu twicura havuga gute? Ngiye ibintu byose mbitwara mu kwizera. Bitunguye umubiri, ariko buriya ntabwo bitunguye Imana iri mu ijuru. Uzi icyifuzo mfite? Icyifuzo mfite nuko twajya tuganira gutya dufite n'akaji turi gusoma, kuko urabona hano twicaye akameza. Imana ntabwo ari umukene, Imana ntabwo ari umukene. Buriya mu nganda iragenda ireba uko ibigenza. Ni ukuri nge nizera ko byose bishoboka. Icyo tudafite uyu munsi kitubikiye ejo, kuko yaravuze ngo mwe mwarenganyirijwe gukiranuka, ndetse n'abafite ibyo mwabuze mukiri mu isi mbabikiye byinshi, kuko ibyo mwabuze nzabibakubira inshuro 70, ndetse mbabikiye n'ikamba ry'ubugingo. Rero icyaka dufite uyu munsi mwihangane, mugire kwizera ko ejo tuzanywa tugasigaza. Agari n'abadukurikira bashobora kubatereka tugura abakozi b'Imana kaji. Ubwo mwuka w'Imana mukozeho yaba mukozeho, ariko ntago uyu munsi twahamagara ngo twanyotewe muduhereze ji. Reka da, hari uw'Imana n'ubundi zabwira ati bari abantu bakeneye icyo kunywa mu gihe bari kunkorera umurimo. Uwo muntu rero Imana ibimutegeka kuko abishoboye, kandi kuko izabimuhembera uwo muhamagara ukore. Niyo mpamvu rero nge ntago njya nkunda guhamagara abantu ati muze dukorere Imana. Abakozi Imana irabafite. Amen. Ndetse y'isaha igeze irabahagurutsa, yamara kubahagurutsa bagakora, kandi bene abo ngabo ntago bagononwa, nta nubwo baca imanza, ntago oya bisa sisa ibigeze si barakora. Amen. Ariko babandi ugenda usunika ati muze dukorera Imana izatugirira neza, muze twitange Imana izaduhemba. Ayiwe, abo bahita bahagurukana urugamba. Amen. Bahaguruka bavuga ko wasabirije, kandi Imana irihagije. Amen. Wiyisuzuguza rero, ahubwo yisabeyo, ihamagara abantu bayo baze bakore ku mugaragaro, bimenyekane binagaragare. Amen. Rero ibyo tudafite uyu munsi humura nshuti yanjye, ejo ni ibyacu ejo. Turabasuje ahantu hose muhereye muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Turabishimiye kandi turababwira ko tubakunda, kandi tubakunda urukundo ruvuye ku mutima, apana rw'amagambo. Atari rw'amagambo ntabwo twakwicaye amasaha hano. Hari byinshi twagombye kuba dukurikira, ariko turavuga ati reka tuze tugane n'ubwoko bw'Imana. Pastor afite intego nziza yatuzaniye uyu munsi, agomba kutubwira kuse icyo nakwizeza cyo. Waba uri mu bibazo uyu munsi, ejo humura bizasobanuka. Uyu munsi ushobora kurya, ejo ukaburara, uyu munsi wabura, ejo ukarya. Gusa ibibazo bihora bigenda bihinduka. Reka nkubwira aho uri hose mu bikiganiro tugiye kuganira n'intego nziza Pastor yatuzaniye. Icyo nakubwira cyo, gerageza uzamura kwizera mu mutima wawe. Arega kwizera niko kwakoze byose. Hari n'umuntu wansekeje arambwira ati ugiye kwa muganga, burya ngo ugiye kwa muganga, muganga yaguha imiti ntuwizere ko kiri bugukize ntacyo yakumarira. Wewe
uremba kurushaho ahubwo uremba kurushaho ikindi namaze gusobanukirwa ngo burya ngo nawe ubwawe iyo wihaye isezerano ukavuga ati ngendeze ku cya kintu Imana yagishobora ukagenda ugiharanira uhiseye ubona ko nta wundi wagusobanurira icyo kintu kirasohoka njye ujya umbaza ibyo wumva nkusubize muri Bibiliya. Pawulo se wagize ngo mu ntumwa za Yesu yarahamagawe yaratoranyijwe reka da Pawulo yaritoranije amaze guhura na marayika w'Imana mu kubita urushyi pa abaguye hasi yubamye aravuga njyewe nka generali umugabo utinyutse akankora ibingibi mu gihugu cyanjye ndemera mukorere urinde mwami ngo nkukorere ati ni njyewe Yesu urenganya yibutse intumwa n'abahanuzi yatoteje yakubise yishe aravuga nta kundi Yesu urakomeye. Rero Pawulo kenshi yajyaga ajya kwiva akavuga akabati njyewe intumwa y'Imana Pawulo. Ni ukuvuga yiyise iryo zina. Pawulo yanditse inzandiko 13 yandikiye amatorero atandukanye yandikiye ahantu hatandukanye. Rero Pawulo yigize intumwa mu ntumwa za Yesu abayo arandika arakora kandi biremerwa. Uyu munsi twemera ko mu ntumwa rwose za Yesu Pawulo arimo bitewe n'imirimo yagize ute yakoze. Amen. Leo nyine abashishikaza kwizera mwizeye mu magambo tugiye kuvugira aha ngaha. Pastor yatuzanye intego nziza. Pastor nihe ntego watuzaniye? Mbo uyu munsi ndashaka kuvuga ko abantu hari ibintu batinya ariko nyamara ibyo gutinywa bakabitinyuka. Pastor ntabwo mwabyumvise gusa nyine ibyo gutinywa murabitinyuka ibyo gutinya bitari byo gutinya akaba ari byo mutinya sibyo ra hari ibintu abantu batinya atari ibyo gutinywa ahubwo bagatinyuka ibikwiriye gutinywa. basi dusobanure neza. Reka dusome hano ijambo riboneka mu Bagalatiya mu Bagalatiya ibice 5 umurongo waho wa 19 haranditswe ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi gusambana no gukora ibiteye no gukora dore imirimo ya kamere iragaragara niyi gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Amen. Iri jambo reka ndisubiremo. Yego. Uru n'urwandiko narwo Pawulo yanditse. Uwandi wigize intumwa kandi abayo abiharaniye abikoreye byumvikana ko nawe uyu munsi uvuze ati ndashaka gukizwa ndashaka gukiranuka ndashaka kureka ibingibi byantanyaga n'Imana ndashaka gukora ibi bimpuza nayo birashoboka. Cyabyabe nuko kana kazabanza kaza kurusiga nubwo wabyirema. None si Yesu yatugize intumwa z'isezerano rishya yatugize ababwiriza butumwa bisezerano rishya. None se uyu munsi ni gute wica intege? Hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka aravuze ngo mbahaye imbaraga. Urumva? Yego. Ntago ari muzajye gusaba imbaraga ahubwo mbahaye imbaraga zo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Nusubwo Imana tuyishinjike. Anje twayishinje. Muri Yohana 1:12 yaravuze ngo icyakora bamwizeye bose mbahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Dufite imbaraga duhawe ubushobozi noneho nta nubwo tukiri abakozi kuko buri umukozi hari akarongo atarenga kuko yakarenga bate wawutahe. Ariko none iyo umuntu yabaye umwana aba yahawe uburenganzira la majorité bwo kugera ahantu hose hashoboka. Urumva freedom tugira turi mu Mana. None uyu mwanya urimo urambwira ati ese ni ibiki abantu batinya bagatinyuka ibyo gutinywa? Muri amagambo dusomye hano muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya 5:19 dore imirimo ya kamere igaragara ni gusambana. Uyu munsi ngiye kuvuga ku kintu bita gusambana. Gusambanya. Ako sambanye murakaze pastor. Sambanye bw'iyi minsi. Reka rero icyo gitabo nkibumbure.
buriya gusambana mu mategeko y'Imana yusomye itegeko rya 7 n'irya 8 barabibuza. Imana yabwiye Mose ngo iki? Yaramubwiye ngo ntukifuze umugore wundi. Urimo kunyumva? Irindi ravuga ngo ntugasambane. Ntukifuze umugore wundi cyangwa umuja we cyangwa umugaragu we cyangwa intogobeye cyangwa n'ikindi kintu cyari cyo cyose. Ntukifuze ikintu cyande cya mugenzi wawe. Amaduka yarahombye kubera ubusambanyi. Ejo bana hari umugore w'imuhanga, ni wari w'imuhanga, ni wari hehe? Ira video urayibonye? Nabiki gihe nyine. Ngiye kuvuga ibyabereyemo dukomeze. Kuko ira video icyo nshaka kuvuga rero ku busambanyi. Buri urabona abantu bajya batinya sida. Sida bayishakira ibinini mwabukana bugacururuka. Yumvise sida. Abantu barakangarana. Ariko sida iravurwa igakira. Sida turayisengera ikaguruka ikabura. Ukagenda docteur akagupima ukabura sida. Hari zo bita imitezi urazizi. Imitezi nazo ni indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Ziriya rwose zirakira, baguha ibinini hara kwa muganga ukabura imitezi aho yaciye. Hari zo bita zamburugu. Nazo ni izo ngizo bagukubita imiti rwose ukibagirwa burundu. Ariko hari ikintu abantu bibagiwe. Hari ikintu abantu badaha agaciro batinyuka. Pastor, waruzi ko Bibiliya ivuga ngo iyo umukobwa cyangwa se umugore n'umugabo cyangwa n'umusore bahuye baba babaye umuntu umwe. Abantu urahumvishije baba babaye umuntu umwe. None ko uriya mukobwa muhuye yari afite n'urugero imiziririzo, yari afite karande, yari afite ibimubase, yari afite indwara zitandukanye. Swate yari afite kamere y'inyatsi. Ntashobora gutunga, ntashobora kugira icyo agira, nuko yenda n'umukobwa. Tuvuge ko umugabo nawe bahuye yari yifitiye umugisha. Cyangwa se umugabo niwe wari ufite izo karande z'inyatsi. Hari n'abagabo bameze nk'ihene. Ihene urazizi? Buri ihene ahiboneye indi niba ari kwa uriya musozi ihita iguruka ikirukanga. Buriya ntabwo wayikurikiza n'agaca ngo kayizane. Hari abasore bameze uko. Yabona umukobwa aratambutse, yabona umumama aratambutse ameze atari kwiriya nimero niki cyayingezaho. Hari ibintu byigeze gutambuka ngo sipi kabera ngo yavuze ngo abakobwa bazonga kwambara mini ngo bajye bafata bafunge. Nta bintu nibyo bikurura ubusama ibyo byaba abakobwa bamanga bambaye ubusuga asanga umukobwa yambaye ishati n'abagabo baragiye babarenganya. Rero buriya wa muhungu we nk'igihugu urumva cyagombye kureberera u Rwanda. Ariko burya mu buryo bw'umwuka ntago umuntu yasambana bitari bisanzwe bimurimo. Nose ntiduhura na bose buri munsi ku muhanda. Ibigusha ntibibaho. Oya, ibigusha bibaho ariko wagombye kugwa. Nitwirirwana nabo se mu macaci, nitwirirwana nabo mu mihanda, nitugendana nabo mu mamodoka tugenda si. Ubwo nyine bitakurebura reka harabo biba bireba nyine. Ariko nawe waragiye kutubwira cyo abantu batagitinya. Gusa inziki ibigusha bikibihawe. Yes, ibigusha biriho. Nta birari inyambaro twashyigikira, nta nubwo twayinezererwa mu nk'abakristo. Niki kintu ngiye kuvuga. Urabona umukobwa aguco yambaye akantu gose je tuvuga Imana doha amaso tubivuga yo kureba niko kamaro kayo. Iduhana kamera umuntu nibiki byose bijyanye nayo sibyo. Iduha umubiri. Umukobwa aguco yambaye agashati gusa kageze hejuru kandi yakugize umuntu. Kandi umuntu ibiranga umuntu byose nukwifuza nirari afite amaso afite umubiri ibyo byose arabifite. Yes, azagucaho ukamenya nta kintu wabonye. Birashoboka. Paulo yaravuze ngo singewe ubungubu uriho ubungubu mubona, ahubwo ni Kristo uri muri njye. Iyo rero Kristo ari muri wowe ntago biri ubihereza umwanya muvandimwe.
ntabwo biriya ubitindaho, ntabwo biriya ubifataho umwanya, ahubwo niyo mpamvu iyo ahuye na wa munyantege nke ahita avuga ati dore umugore mwiza we, dore umukobwa, akava mu bye. Wabyumvishe kubera iki? Kristo yamaze kwimuka. Usibye hari n'ikintu abantu basigaye bambwira, uburyo abakobwa bose ubona muri uyu mujyi baba bambaye harimo n'amadayimoni. Nibyo erega burareka nkubaze, hari abantu bajya bakora satani bakamukora nk'inyamaswa. Ngaba ari demoni bwite, ngaba ari demoni bwite. Abakobwa tubona bambaye amabini baje kurugusha mu mutwe, kubona bambaye nguzo ngo ngaba ari amadayimoni bwite. Icyo ngicyo ntabwo ari igitangaza, kuko buri umukobwa wiyemeye kuvuga ati amavi yanjye bayarebe, amatako yanjye bayabone. Hari no muzahura yambaye igariso, wamutwara iki? Ngo na amadayimoni ngo satani yohereje mu isi ngaze kugurisha abagabo. Yes, yego rwose, kuko dayimoni akorera mu bantu, adakoreye mu bantu ntiyabasha guhindura abantu. Kandi ngo busanga nk'abakobwa baba barapfuye kera. Njye nyine hari ikintu bavuga buriya pasiteri nakisobanurira ko ngo bwiye cya kintu uvuga nk'abantu batagitinya. Pasiteri ndakumva cyane, hari ibintu maze iminsi numva, bino bintu by'abantu bakobwa tubona hano mu mujyi bambaye amabini, burango ni ubudayimoni satani bayohereje hano ku isi. Amadayimoni ariho, none se twirirwa turwana n'ibiki? Dusengera abandi se? Izi deliverance zirirwa zikorwa ni kubera iki? Kuki se ba protocole bariho? Kuki abahanuzi basabwa kuba maso se? Kuki abanyamwuka ari ngombwa ngo basenge igihe? Amadayimoni arahari we, amashitani y'uburyo bwose. Noneho iyo bigeze ku bakobwa ho urumva ngana nayo bohereza mu rusengero ariko kwesa bakaba pasiteri cyane rwose. Mu bakobwa bagira nka gutya, hari inganda za satani ziri hano ku isi zikora ku mugaragaro, zikora utumini dukase, urukumva. None kugira babamamarize, izo nganda zirakora zigaparika zikagira stock nini cyane. None barangiza bagafata umukozi wabo w'icyamamare, barahari, bagafata nk'umuhanzi wabo bakorera, akajya kuri stage akambaye. Ako kanya isi yose irakabona, kara niko kagezweho. Noneho sasa baba dayimoni baze bajye mu bantu muri kakamari, mutazi ibyo muri kwambara. Ku basore uzabasanga bazikenyere munsi y'ikibuno, amadeshire ni yes, ni pocket deshire ya ni ukuvuga inganda zirakora, barangiza bagafata umusore wabo bakorera cyangwa se umugabo, bakamushyira hariya, bakamwambika ya myenda for free. We yambarira free, ajya mu nganda zabo, bakamuha ibintu ku buntu ko agiye kubamamariza. Ako kanya abandi nabo bahita bashoka isoko ati runaka yari ari kuri stage yambaye gutya, nanjye ngiye kwambara nkawe. Nuko ariko ntukamenye ko ari satani arimo akora, arimo yamamaza, arimo winjiriye iki abantu. Niyo mpamvu nk'abakristo dusabwa, niba twahashye imyambaro tukiyishyitsa mu rugo, dusenge, twatura amaraso ya Yesu aze kuri iyo myambaro. Nituyambara abantu bajye batubonaho ubwiza bw'Imana, nitugenda abantu batuboneho ubwiza bw'Imana. Mu kanya barimo mbona uraberewe, ndaberewe kuko nambaye neza nk'abakozi b'Imana, nawe ubwawe urabibona. Ni ukuvuga rero nuko maze kugura naravuze ngo Mana, uyu mwambaro umpaye hari uwunguriye, haleluya, hari n'uwuduhaye. Aba bose ubaha umugisha, nawe wese uwutunganye, uzawumbonaho wese azawuboneho amaraso yawe, azawuboneho kwera kwawe. Niyo mpamvu rero abadayimoni barahari, ahubwo abantu nimuve mu byaha, kuko aho mugenda mwiseseka mw'abadayimoni, abacawe mutazi imvu n'inkomoko zabo, nimugaruke, Yesu arabakeneye. Buriya abantu barakubwira ngo turi gutinya sida, turi gutinya imitezi, turi gutinya za mburugu, nuko. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Bibiliya iravuga ngo igihe umugabo n'umugore cyangwa igihe umukobwa n'umusore bahuye, baba babaye umwe. Niba uri umukobwa, juste ngewe ndi umusore,
yenda wari ufite umugisha wawe wo gutunga kubaho neza niki ngewe duhuye mfite inyatsi ndagurumana kabisa bitewe nuko twabaye umwe wa mugisha wawe ndawutwaraho kanosiyo ariko nawe zanyatsi zanjye twabaye umwe si ubwo turapartaja zego kandi ubwo yes ahantu nasobanukiwe aho ngaho ni hehe karande z'imiryango y'umugore wawe sibyo aya reka uko niko kuri reka bivuge gutya icyaha ni cy'umuntu bwite kinuka gakiza k'umuntu bwite bura mu mwana wanjye ntabwo twahora mu gakiza buri wese akora ashaka ijuru rye n'umugore wanjye agakora ashaka ijuru rye n'intuza agakora ashaka ijuru ukuvuga ngo rero ngo n'ibizinyo atari z'umugore reka icyo nkigusubize iyo tugiye guhezagira umusore n'umukobwa Bibiliya niyo ibigaragaza ngo nicyo kizatuma umukobwa asiga se na nyina agasiga abakuru be agasiga abasaza be n'abarumuna be bose akabasiga akaza wenyine nicyo gituma n'umusore nawe azasiga se na nyina n'abavandimwe be bose akaza wabyumvishije noneho n'abantu babiri Imana ihuje kandi babaye umuntu umwe pasiteri rero yabahezagira za karande arazica wamyumvishije iyo abahesha umugisha ntago abakiri wa muryango ntago abakiri wa babandi ahubwo bababaye umuntu umwe muri Kristo rero iyo basambanye badakoze icyo kintu ngo bace imbere ya pasiteri abasengere yice karande zahariya n'izahariya abagire na bumwe juste nawe ashobora kurema karande zabo bo ubwabo bombi yes kuba bashobora kugira ibintu bazira bashobora kugira ibintu bemera bashobora gusubira inyuma mu buryo bw'umwuka bashobora gukomera imbere ariko bo ubwabo bwite none se hari ibintu abantu bajya bibeshya ngo barakingira bajya gukora sexe ngo bagiye gushaka agakingirizo niyo washyiraho udukingirizo tubiri niyo twaba dutatu niyo twaba 15 ndakurahiye utaraciye imbere y'umukozi w'Imana ngo arambure ibiganza avuge ngo aba bantu mbahesheje umugisha nk'uko Imana yejeje ishyingiranwa ry'umugabo n'umugore ubu babaye umugore n'umugabo Haleluya ewana ziragufata wakwikingira kangahe ziragufata zirakarande wikingiye indwara ziri bukire ariko wiyibagije ko hari karande utakingiye pase ibyo bintu bivuze nanjye mbigiramo ubwoba sinzi umukobwa bavuze w'indaya wige gusambana nawe utahora nta makuru mba niyumvira nimba nikura ku mihanda aho ngaho ntabwo bari amakuru mpamagaze nta makuru nikura ku mihanda aho ngaho wabona uriya tiraninda ati tiraninda izwi uvuye gusambana nayo ngo ntabwo ujya urenza amezi 5 utarapfa ubwo tuvuge ko ari za karande z'umuryango ubwo nyine nawe uwo niwo mugabane we nyine ubwo urwo nirwo rucuruzo rwe ariko icyo nashatse kuvuga niba byensire kuri we byemejwe ko uwo babonanye adashobora kurenza amezi 5 none se ko umusore ataritwaza agakingirizo gakingira iyo karande hariya ndi kukubwira washyiraho agakingirizo kamwe washyiraho 2 washyiraho 10 wakingira ya sida wakingira ya mburugu wakingira wa mutezi ariko ntago wakingira karande hari ibintu Imana yaduhaye ariko hari n'ibindi biri mu bwiru bwayo biri mu bwami bwayo uretse ko aba waraciye imbere ukarambikwaho ibiganza n'abantu babiherewe uburenganzira naho ubundi ntago kira wagekera gutyo gusa hari umugabo ariko simbizi ntago nzi kubisobanura neza ibyo bintu ndashaka ngo bidusobanure neza ndaguherezaho ingero ndaguherezaho urugero urabona hari igihe umusore agenda akihengeka n'inkumi y'abandi yo hirya mu kanya ati yanteye inda
naguteye inda sha buri uku twabonanye ntago ari kwabonanaga n'abandi ati hoya ati ni hakaba hari ubwo n'amarangamutima murenza akavuga ati basi njye naguteye inda basi ngwino twibanire nta kundi byamera uri kunyumva bakabana ukwezi kumwe 2 3 umuhungu yaragendaga yenda akabona n'iryo 10 yaragendaga akabona na ibyo 5 bakabona ibirayi byo kurya noneho ugasanga ubuzima bwarabakaranze abuze hepfo abuze haruguru bikarangira bari no gutandukana ugasanga ibintu byabuze icyerekezo kubera iki karande bavanze batarizwa bavanze batarahabwa umugisha bavanze bataratunganira iki Imana rero nakubwiye ijambo rivuga ngo abantu batinya ko bahura na sida batinya ko bahura na mburugu batinya ko bahura n'umutezi kandi birabibasha gukira kuko bashyira ako gakingirizo bikemera ariko naho washyiraho 7 ntago two dukingirizo twakingira karande Bibiliya ivuga ko bawe babaye umwe niba twabaye umwe nta kindi ubwo uragabana ubwo karande zibaye ndahita nzigabana 2 ubwo nawe izi wawe nanye mfateho umugabane kuko twabaye umwe ubwo rero ufite notion mfite notion abantu bajya gusambana ko ngiye ko ndukumva bagiye gupfa ahubwo se ubona atari ibibazo abantu basambana ko mbona bapfuye de umuntu ajya gusambana atamwe inzoga bikarangira yazinyoye umuntu ajya gusambana atazi ibintu by'ubuteka mutwe bikarangira yabaye umuteka mutwe umuntu ajya gusambana yari afite akazi kakaba karabuze umuntu ajya gusambana yari afite imari gashira nta modoka bumva baparika bagataha n'amaguru nabintu babiterwa nabwo na zakarane yes nta burumva si bagiye gusambana bagasiga n'ibyangombwa bagasiga babitanze babisinye bakazinduka bajya gutanga mitasiyo ikintu nanjye nibaza ibyo bintu rukubivugaho ngabyibazaho gute umuntu aba ari umukire ako yatangiye kuvuga ngo batangiye kuvuga ngo yagiye gusambana na kanaka umutungo we washize nyine nicyo ndimo nkubwira wewe ugiye gusambana ukoze umushinga wo gusambana uragiye usambanye n'umuntu ntumuzi ni muntu ki uremeye murasambanye turi kumvikana hari ibyakuraniye hari ibikuruhije hari ibyakubujije amahoro none aho ugiye naho ewana ryanze kuzima noneho ni nko gufata umuriro mu cyimbo cyo kuwuzimya ahubwo noneho ukawenyegeza nuko bigenda noneho rero iyo umutwe utekereza ntushyikira ibisubizo aho umuntu agashakira ubushobozi mu biyobyabwenge abantu benshi nagiye mbona bagiye kuba ngo niho babona amahoro ariko amahoro ntayarajya hehe iyo inzoga amaze kuyihaga nuko yumva ko aho yageze ari sawa ariko nyuma y'amasaha ngahe zimushizemo zirangiye asanga cya kibazo kiri aho ngaho kimutegereje kigiparitse bura cyakintu wavugaga cy'abantu badatinya ni karande yes abantu ntibatinya karande kandi karande aho ivurirwa ni deliverance nuko abantu basengewe ahubwo abantu bagatinya mburugu n'imitezi iri buhabwe ibinini iri buveho ikarangira igashira nako kanya bigashira ariko bagatinya inyatsi izabana nabi ibihe byose ntibatinye karande banduye batanazi batanasobanukiwe izabagenda ikabakoraho ikagera no ku rubyaro rwabo iminsi yose bakiriho za karande abantu benshi bagenda n'ubugeze bazatutse kure yes none se pasi ari ikintu ushaka gusobanukirwa ugiye gusambana abantu bakabumwe sibyo ugasambana n'umugore wo ku ruhande wacu umugore wawe nyuma ukorayo karande ngo n'umugore wawe byemewe n'amategeko yes kuko urumva wazanye imyuka mibi ya myuka mibi umaze kuyizana niwayigumana wenyine niwayibana wenyine none ugiye kwangiza urugo rwawe madamu wawe inyama wagiye guhaha hanze niyo afite turi kumvikana abagore si babiri abagore n'umwe turi kumvikana abagabo bapfuye bose bashira cyangwa abagore ku mugabo nawe inyama abagabo batunze ni imwe
utekereze rero ko iyo uvuga ngo iriya ringo ryagutwaye ngo sinzi ibiki n'ibiki, ahubwo ibuka ko ku mubiri wawe naho waba upima byibuze ibiro 50 n'ibishake bibe n'100, wibuke ko inyama iri kugucumuza ntibasha kurenza n'inusu imwe. Nase pastor, abo bantu tubabwire iki? Abo bantu tubabwire baze kwa Kristo. Yesu niwe avuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yesu ntiyigeze ahamagara abakiranutsi abashaka wiki ko n'ubundi bakiranutse, yarakeneye abantu bakiri mu biyobyabwenge, bumva ko inzoga hari icyo zirabafasha, bumva ko agatabi hari icyo kari bo baruhure, bumva ko gusambana bishobora kuruhura umubiri wabo cyangwa n'ibitekerezo. Niyo ati nimuze yemwe bantu mutabanye n'imiryango yanyu neza, yemwe bantu mwabuze amahoro, yemwe bantu muryama ntimusinzire, yemwe munaniwe, yemwe mufite ingorane, nimuze ndabaruhura. Nicyo cyanzanye kwari ugukiza ndetse no gushaka yagize ute yazimiye. Nimuze, haleluya, nimuze. Rero Yesu aracyategereje wowe, aracyategereje ngewe nawe ngo tuza tugirire neza. Niyo mpamvu nkubwira ngo kubaho neza k'umukristo ni itegeko, kuko icyifuzo cy'umukiranutsi ni itegeko ku Mana. Base dusobanura ahantu henshi karande zikomoka, ibintu byinshi, ibintu byo gusambana. Navuze ku kintu cyo gusambana, icyo ni kimwe. Kandi buriya karande nyinshi zicamwa iriya nzira, karande nyinshi zicamwa iriya nzira. No hantu henshi nukuvuga byibuze niba tugira karande 100% ku cyo gusambana, byibuze uhita ufata ko 80% cyangwa 70% karande zituruka aho ngaho. Ubwo uhita ufata ko 30 iva ku ruhande. Aho ku ruhande ni hehe rero? Aho ku ruhande hava mu kigare. Turi kumvikana, buri kigare nacyo ni kibi. Bakubwira ati runaka yambara gutya, nanjye nzajya nambara gutya. Uzahura n'abasore igariso iri nkiriya, ipantaro iri nkiriya hasi, agenda ajye kwipantara ahita ayitesa, akore ajya bayita iki? Bayita deshire. Iyo bakase abari deshire bagakoza akadeshire. Hari n'izindi bajya bacurika abo musirimu. Buriyo nayo ni karande, uko buriya ntago ibyo wabivukanye, ni ibintu wanduriye hehe muri societe, ugacurika ngo wakoze icupa. Icupa bugira ngo kakwegera k'abaseyizi yawe uberwe. Nese uberwe ko Imana yaguhaye ubwiza, Imana ko yaguhaye igikundiro. Baze nako twakwamanga umwana za 70 wambaraga za 70 si muri 70 wabonaga badakiranuka, wabonaga batezwa, wabonaga batameze neza. Buriya reka nkubaza, wari uzi ko uyu munsi ubuhamya abantu bagendana ari amateka y'abatubanjirije? Ngo tugomba kuba tumeze ngo nk'abadeperi. Abadeperi nabo uyu munsi cyangwa babikoze kera, ahubwo uyu munsi nirwo rugero dufatiraho. Abadeperi nabo byacitse, no se video sinumva ngo niyo mu badeperi. N'abadeperi nabo byacitse. Nyine ni video imaze imistamo ko umuntu yimuhanga ngo suwe mwadeperi. Nyine icyo ngicyo nacyo ugomba kukimenya. Hari abantu uyu munsi bagenda bakihisha mu mazina, ngo ngiye ngo sinasengere mu itorero ngo rije uyu munsi, ngo ndajya muri ririya kugira ngo yihishe makora mabi, ajye yitwa ryazina, ariko nubundi nta gakiza kari muri we, nta gukiranuka. Kandi Yesu yaravuze ngo muzababonera ku mbuto zabo. Ubwo uriya nawe imbuto ze zaragaragaye. Base wena tugana ku musozo, reka ugira ikintu ubwira aba bantu unabasengera base bagaruke, base bagarukira aho bageze, kuko reka nkwereke yamaze kubona ko tayari umurikije ibyo dusobanuriye za karande, usobanuye ibintu byo gusambana uburyo bikomoka, kandi koko ibyo bintu naje kubitekereza usanga nibyo. Hako ni guta umugabo wa mugani aba afite amaduka yajya gusambana gato bikaza bigashogo, ni umugore we yagiye guca inyuma akamutebye za karande. Yes, kuko uriya babanaga n'ubundi barabigize, wabyumvishije. Uwo yari afite bagize amaduka, ariko abonye undanyeganyega aratambutse ijoro ryabaye. Uwo nguwo amugezeho pe
Pastor rero igira ikintu by'aba bantu badukurikiye unabasengera bagaruka aho bageze. Abantu nshaka kubwira uyu mwanya badukurikiye n'abarimo kutwumva bose. Ndashaka kubabwira ko Yesu ari we karuhura. Ngeze kera ndi umukozi ubundi mu kazi. Ubundi mu kazi. Oya ntago ari kiraka. Ati kontra ya Burundi. Mfite kontra Imana yampaye ko ngomba kuyikorera. Rero nanjye ndayemerera ko nkiri mu mubiri nzayikorera. Rero ubundi mu kazi. Niyo mpamvu rero aba bantu ndabakunda cyane. Uburi umukobwa, uburi umumama, uburi umupapa, uburi umusore, waburi umwana muto, mwese ndabakunda. Mbakunda ku rugero rwa Kristo kuko ari ryo tegeko rikomeye yaduhaye. Yaravuze ngo ukunda mwene so nkuko wikunda. Mbahishuriye rero iri banga ryuko abantu batinya ibidakwiriye gutinywa ahubwo bagatinyuka ibikwiriye gutinywa no kugira ngo imitima yanyu yongere garuke ku Mana. Amen. No kugira ngo mwongere muce bugufi mwibuke Imana. Mbabazwa nuko buriya abantu basambana bameze nk'abantu bankura umugi. Abantu basambana? Bameze nk'abankura umugi. Buriya waruzi ko umuntu wanyweye urumogi, uranyumva? Umuntu wanyweye urumogi akenera kurya, akenera kunywa, akenera gusambana. Ibyo ngibyo ni ibintu biri hehe, biri ku giti cye. Make ni décharge iriye bwite. Turi kumvikana. Rero n'umuntu usambana buriya ntibigutangaze ko umugabo ashobora kuva mu rugo atatanze 10,000 byo guhaha, agahonga indaya 30,000, bakarya 50,000, bagategesha 20,000, ijana rikaba riragiye. Ibyo birashoboka cyane. Ni nahaba cyane aho. Aha. Noneho umugore we niba atamuha 10,000, sha yaramubyariye. Amushyuhiriza amazi. Amutegurira ibyo kurya, akamumesera imyambaro, akamuterera ipasi. Cyagihe mwakabaye mwibuka urukundo rwanyu, warangiza ati hararunaka nabonye ameze neza yewe. C'est la stratégie force satanique. Ubwizo zagutoye. Iyo imbaraga za Satani zikugezeho utangira gusiga umuhamagaro, utangira kwibagirwa inshingano. Buriya n'urumogi nawe abari dayimoni. Urumogi ni dayimoni cyane kabisa. Kuko buri umuntu wanyweye urumogi ako kanya ntibigutangaze ko mwahora yifitiye nk'igihumbi cye mu mufuka asigaje, ati nagukubita nka kwishyura ngewe nakumena umutwe. Igihumbi cye kuvugira igihumbi cye. Ubu se wahura n'umuntu ufite 3,000,000 akakubwira ngo reka menkize hasi turwane ndakwishyura mfite 3,000,000. Baze sengera aba bantu, sengera aba bantu. Ndashaka kubabwira ngo nimuze. Yesu niwe karuhura. Nimwegere hino. Yesu niwe buye ryanzwe. Ariko ku Mana ryaratoranijwe. Ndetse ryabaye ryo gukomeza imfuruka. Birashoboka ko wanzwe kubera ikibazo, birashoboka ko wasubiye inyuma kubera impamvu, inshuti mbi mwagendanye, karande zifite inkomoko nyinshi zagombye guturukamo. Twavuze ya mbere y'ubusambanyi, iya kabiri ni ikigare, iya gatatu nawe ubwawe ushobora kuyigura. Imana itugirire neza cyane kuko bari abajya gusambana barishyura kugira ngo babone ibyaha. Nta kintu kwa Satani kibayo cy'ubuntu. Ibintu by'ubuntu biba kwa Yesu gusa. Yesu niwe avuze ngo mbahereye ubuntu mutangire ubundi. Rero kwa Satani ho baragura. Iyo ushaka gusinda uragenda ukishyura inzoga, ntago inzoga bayiguhera ubusa. Iyo ushaka gusambana indaya urayishyura, urayihonga. Iyo ushaka kwiba urishyura ibindi bisambo bikakwigisha uko biba. Kwa Satani ntacyo ubusa kibayo. Arimwe arahamagara ati yemwe abarushye, yemwe abaremerewe, yemwe ababuze amahoro, yemwe ababuze hepfo na ruguru nimuze.
nimuze munsange ndabaruhura. Yesu akeneye kukuruhura. Yesu ntabwo areba ukubabaye, Yesu ntabwo areba ukunaniwe, Yesu ntabwo atinda ko watereranywe, Yesu ntabwo akureka kubera ko abantu baguhaye akato. Yesu aragukeneye gusubiza agaciro, Yesu aragukeneye guhereza umugisha, Yesu aragukeneye kugirire neza, Yesu aragukeneye. Reka dusenge. Ndabizi wewe unyumvishije umaze kumva aho wagwiriye, kuko ijambo ryarambwiye ngo umutima w'umuntu ujya wimenya uwawo mubabaro. Rero uzaho wangirikiye, uzaho wahuriye n'ikibazo, umaze kumva aho wasubiriye inyuma, kandi umaze kumva aho Yesu agukeneye. Ngwino dusenge, ngwino dusenge, ngwino dusenge, ngwino dusenge. Yesaya 59 umurongo waho wa mbere uravuga ngo ugutwi k'Uwiteka ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ndetse n'ukuboko kwe ntago kurananirwa ngo ananirwe gukora. Ni ikimenyetso cy'uko Yesu abasha kukugirira neza. Ngwino aracyateza amaboko. Ukomeje hariya muri Yesaya 26 ku murongo waho wa 3 haravuga ngo ariko ugushikamishijeho umutima uzamurinda b'amahoro masa kuko akwiringiye. Yo haleluya. Nimuze dushika imitima yacu kuri Kristo. Muri Yesu niho hari ubuhungiro bw'ukuri, muri Yesu niho hari imibereho ifatika, muri Yesu niho hari ubuzima. Oh haleluya. Ntago Yesu areba uburebure bw'ikibazo ufite, ahubwo Yesu arareba ineza agiye kukugirira. Reka dushime Imana. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, duciye bugufi, turaguhamagaye kuri uyu mwanya kubw'ineza no kubw'imbabazi zawe. Tumaze gusobanukirwa icyo dushakaho. Erega umugambi wawe si ikibi kuri twe, ahubwo ni byiza gusa tugambiriyeho. Niyo mpamvu nkweretse imitima irimo iciye bugufi imbere y'ijambo ryawe, ngo uyeze kandi uyigirire neza, ndetse uyitunganye, uyihereze umugisha bwite, kandi uyifashe uyitunganye ko kuri byose. Mana tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe rugari. Ngaho ushyirwe hejuru, kuko tukwambaje twizeye ko ari wewe ushoboye byose, uhere none n'ibihe byose. Yesu urakoze. Amen. Amen. Turabashimiye cyane rero. Icyo nakongeraho, hari abakwifuza gusengana natwe, mwaduhamagara kuri nimero igendanwa 0788 32 52 23. Wanatwandikira no kuri WhatsApp. Yesu aratabara, Yesu arakiza, Yesu arabohora. Nabonye akora, nabonye agira neza, nabonye nta kimunanira. Mwese mbifurije guhinduka, mwese mbifurije guhura n'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Haleluya. Amen. Nanjye ikintu nakongeraho nabwiye ati mukomeze mukore subscribe, mukoresha na comment. Ibyo mubona byose byadufasha gutera imbere byose mu bidukorere. Hari kutugira ibitekerezo, wajya muri comment ukandika ati ngenda shaka ko wenda mubigenda gutya, uko bumva nyine igitekerezo watugira. Twitwemere inama zanyu mwese. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze. Imana iduhane umugisha. Amen.